hashingiwe ku ngingo ya 89 y'itegeko nimero 026 akarongo karamye 2019 rigena uburyo bw'isoresha mu Rwanda. Ingingo inagaragaza neza ibihano by'ingereka ku muntu wese ukoresha nabi IBM. Ikigo cy'imisoro n'amahoro kimaze iminsi gishyira hanze urutonde rw'abacuruzi bavumbuwe ko badatanga inyemezabuguzi yemewe ya IBM ku bakiriya babaguriye, naho abandi bagatanga inyemezabuguzi batubije agaciro k'ibyo bishyuwe. N'urutonde rurerure ruriho amazina y'abacuruzi n'ibigo bahagarariye bikabakabijana. N'urutonde ruriho amakosa buri umwe yafatiwemo ndetse n'ibihano by'amande buri wese agomba gutanga kubera gukoresha nabi IBM bihabanye n'icy'amategeko ateganya. Kuri uru rutonde bigaragara ko hariho n'abacuruzi bafatiwe muri aya makosa inshuro zirenze imwe. Ibi byose icyo bisobanuye nuko aba bacuruzi kimwe n'abandi bataratangazwa, abo bose bazahanwa igihe bazakomeza kudatanga fagitire zemewe. Kwanga gutanga fagitire ya IBM ku mucuruzi ubwabyo bifite ingaruka zikomeye kandi zituma usora yiteza ibihombo bitari ngombwa. Ingaruka ya mbere nuko igihe cyose umucuruzi afashwa adatanga inyemezabuguzi acibwa amande menshi hashingiwe ku itegeko rigena isoresha riteganya. Indi ngaruka ya kabiri nayo ikomeye nuko iyo abacuruzi bari kugaragaza ibyatunze umwuga mu gihe cyo kumenyekanisha umusoro ku nyungu, ibyatunze umwuga cyangwa se dépense abacuruzi bakoze zidaherekejwe n'inyemezabuguzi za IBM zose zitemerwa. Indi ngaruka nayo twababwira nuko umucuruzi wishoye muri aya makosa atakarizwa icyizere n'abaguzi, kuko abacuruzi bitwara muri ubu buryo baba bashyizwe ku karubanda ko batajya batanga IBM. Abantu bakomeza gutubya umusoro baciye mu gukoresha nabi IBM cyangwa se bakitwaza izindi mpamvu zitandukanye ariko ntibasore nk'uko bikwiye cyangwa ntibakore IBM nk'uko bikwiye, kuko iyo takoze IBM nk'uko bikwiye ubutubije umusoro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bityo rero iyo dutanze nk'ariya tangazo biba ari ukugira ngo abantu bose bibona kuri iryo tangazo bisubireho, ariko n'abaguzi hari icyo biba bibabwiye, kuko niba tubonye kanaka company runaka cyangwa business runaka idakora neza inyemezabuguzi, biba ari ukugira ngo dutange amakuru y'uko n'ujya kugurayo agomba kugenda yiteguye ko nibatamuha inyemezabuguzi ya IBM agomba kumenya uko abyitwaramo, kubera ko aba bantu mu by'ukuri baba atari inyangamugayo. Biba bikwiye ko bamenyekana muri societe kugira ngo nabo batangire bikubita agashyi bisuzume, ariko n'ababaguraho nabo batangire bagenzure ubwo buryo bw'imyitwarire itari myiza. Urebye ni nko kubahwitura, kuko ni bimwe muri mu bihano biteganywa n'amategeko ku muntu utubahiriza itangwa rya IBM. Ubusanzwe itegeko rigena imisoreshereze mu Rwanda rivuga ko umuntu utanditse ku musoro ku nyongera agaciro, ugabanya agaciro cyangwa umubare w'ibyacurujwe bisoreshwa akoresheje inyemezabuguzi y'ikoranabuhanga nawe acibwa ihazabu yo mu rwego rw'ubutegetsi yikubye inshuro ebyiri n'ubundi z'agaciro k'ibyacurujwe kagabanyijwe. Ikindi nuko umucuruzi utanditse muri TVA ugurishije ibintu cyangwa serivisi nawe ntatanga fagitire acibwa amande yikubye inshuro 10 z'umusoro wanyerejwe. Iyo abikoze bwa kabiri ya mande yikuba inshuro 20. Ariko ku muntu uba akeshi yarashatse amakuru ku babishinzwe akaza nkanga agasobanuza, of course nta cyabuza ko utakoresha IBM, uyikoresha neza kandi nawe ukabona ko wirinze ibihano. Kubaka igihugu ugakoresha IBM neza ugatanga umusaruro ku gihugu, ariko nawe ukawubona. Iyo wayikoresheje neza birafasha, bibarinda ibihano, bikabarinda yewe no kuba bakwishura amafaranga atateganyijwe. Abo bantu umuntu urugero araje aguze ibintu by'ibihumbi 6, aho kugira ngo umukore ya fagitire y'ibihumbi 6 ahubwo umukore fagitire y'ibihumbi 2. Mu by'ukuri akwiye kwisubira, uwo muntu akwiye kwisubiraho, kuko igihe bizaba ngombwa ko abagenzuzi baza kumugenzura uzasanga nawe bimugora cyane kubisobanura, abe yitaye mu mutego mu gihe yagakoze ibintu neza. Niba muri bya 6,000 yari kubonaho inyungu y'amafaranga 1,000 akabikayo na ya Rwanda Revenue 1,000 akanyurwa n'icyo 1,000 abashije kuzigama, nibwo buryo bwiza, ariko umusoro ukagera aho ugomba kugera. Usibye ibihano by'amande acibwa abacuruzi badatanga fagitire zemewe za IBM, itegeko rigena uburyo bw'isoresha mu Rwanda riteganya n'ibindi bihano by'ingereka
nabyo bibarizwa mu ngingo ya 89, aho umucuruzi wafashwe akoresha nabi IBM ashobora gufungirwa ubucuruzi mu gihe kingana n'iminsi 30. Hari kandi no kwangirwa gupiganirwa amasoko ya leta hamwe no kwamburwa igitabo kimwemerera gukora ubucuruzi. Ikindi nuko umucuruzi wafashwe ashobora gutangazwa mu bitangazamakuru katari inyangamugayo. Njya nkunda kubisobanura rero ko IBM mu by'ukuri ni systeme cyangwa ni uburyo bw'ikoranabuhanga ararimaranye imyaka myinshi, hafi igiye kugira ngo shobora kuba imaze kuba 9 irenga. Icyo gihe cyose cyatambutse habayeho kwigisha bihagije, habayeho mu by'ukuri guherekeranya n'abasora mu rugendo rwo kubigisha gukoresha IBM. Birumvikana ko hashobora kuba hari abashya binjira mu bucuruzi, ariko abari basanzwe nabo barahari, bagiye bahabwa mu by'ukuri amahugurwa ahagije gusobanurwa uburyo bwo gukora inyemezabuguzi ya IBM. Ubu rero hari hageze ko abatubahiriza uburyo bwo gukoresha neza IBM nabo bahanwa. Ni ukuvuga ko icyo mu by'ukuri bivuze nuko kugira ngo IBM ikoreshwe neza turakomeza twigishe, ariko harageze ko n'ibihano bitangwa, kubera ko iyo usuzumye neza muri rusange ubona harimo abatitabira kuyikoresha neza, atari uko batabizi cyangwa atari uko wenda byabisobye, kuko muri iyo myaka 9 simpamya ko umuntu yaba kibeshya agashyiramo amafaranga atariyo cyangwa akareka kuyikoresha kubera ko yibagiwe, kuko ni ikintu kimaze kumenyerwa, abantu bose barakizi, abanyeshuri bumva babivuga, n'abana ku muhanda barabizi ko ubu ngubu hari ikoranabuhanga nk'iryo ryifashishwa mu gutanga inyemezabuguzi zemewe. Iyo rero abantu batabyitabiriye nk'uko byumvikana bimaze kumenyerwa, ndumva hari hageze ko dutangira guhana abasora mu by'ukuri batatanga IBM neza, hanyuma ariko tukanarushaho kugenda twigisha abandi bagaragaje ko batabyumva. Kuva aho hatangirijwe gahunda ya IBM kuri bose, nubwo atari abaguzi bose, ariko uyu munsi abenshi bamaze kumenya agaciro ko kwaka fagitire yemewe. Buriya uburenganzira buriya butandukanye na faveri. Nimba nje nkagura ikintu, hari icyo nkuhaye nawe ari cyo ugomba kunyereka ko kumpa kongiza ute ko nkuguriye. Kuko utanatse niyo fagitire nshobora kugera hanze nkahura n'abakozi ba Rwanda Revenue bakambaza ati ibyo bintu bikuye. Rimwe na rimwe nshobora kubitwara, nahura nabura fagitire nanabigarura nkavuga ati mbiguriye hano, bakavuga ati ntabwo wabiguriye hano. Nta gihanga mba mfite kigaragaza ko nabiguriye muri ya shop. Nuko fagitire rero kuyaka harimo inyungu nyinshi cyane. Hari ukwirinda risk yo kuba wakaka ibintu waguze ukabura aho wabiguriye. Ikigo cy'imisoro n'amahoro gifite inshingano zo gukusanya imisoro, kibutsa abacuruzi n'abandi bantu bakora ibikorwa bibyara inyungu kugira umuco wo gutanga inyemezabuguzi, kuko iyo batabikoze baba bari guhombya igihugu. Ikindi nuko ikigo cy'imisoro n'amahoro kibutsa abacuruzi bose kwirinda kwishora mu bihano. Ubundi butumwa natanga nuko nubwo birebana n'imenyekanisha rizaza, ariko gukomeza kurushaho kwiyumvamo gutanga inyemezabuguzi za IBM kandi ku buryo bukwiye kandi bwuzuye, kubera ko mu by'ukuri gukomeza gukorera mu buryo bwihishe cyangwa butari bwiza bituma habaho gutubya umusoro, kandi iyo habayeho gutubya umusoro umuntu ntiyishyure umusoro uko bikwiye, hari ingaruka biteza ku iterambere ry'igihugu. Kandi iyo igihugu kidateye imbere twese tukirimo, n'ubundi twese dusigara tutateye imbere. Nge nkumva ko hari hakwiriye ko abasora n'abandi bose n'abaguzi bagira uwo muco, abaguzi bagasaba inyemezabuguzi ariko n'abagurisha nabo bakazitanga. Mwabikurikiye ko umucuruzi wese udatanga inyemezabuguzi ya IBM abakora icyaha gihanwa n'amategeko. Ikindi nuko buri muguzi wese nawe afite inshingano zo kwaka inyemezabuguzi igihe cyose agize icyaha. Igihe rero ubonye umucuruzi udatanga inyemezabuguzi, uwo yaka ntayiguhe, cyangwa se wa mucuruzi utanga inyemezabuguzi iriho amafaranga make adahuye nayo wishyuye, ihutire kuduhamagara ku murongo wacu w'ikigo cy'imisoro n'amahoro 3005. Uyu munsi imisoro abanyarwanda batanga ku bushake nta gushidikanya ku ruhare rwayo mu iterambere ry'igihugu.